kandi buriya amafaranga ntiyakuruhura, umugabo ntiyakuruhura, umugore ntiyakuruhura, abana ababyeyi ntibakuruhura, nta wundi karuhura tugira, nta wundi waruhura imitima yacu ni Yesu. Ubu hari abadogiteri bavura imitima bakadusanatana iminsi ikicuma baranayibaga, ariko nta wabaga intimba, nta wagera ku mubabaro wawe, ni Yesu wenyine. Umuntu wese ubabaye, umuntu wese urushye, nta wundi muruhura ni Yesu. Kabinginga rero, yewe urushye, yewe ubabaye, yewe uremerewe, wizere kwa Yesu. Yesu niwe wavuze ngo abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura, niwe wenyine, niwe yaravuze ngo kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mitima, kandi rwose ni umugwaneza aroroshye. Muribuka Yesu ageze ku kidendezi cya Bedesida, hasanga wa muntu wari umaze imyaka 38, Yesu yoroheje mu mutima, amubonye aramumenya, amugirira imbabazi, agiye kumukiza, aramubwira ngo yewe murwayi urashaka gukira? Aho kumusubiza ngo ndashaka gukira, yaramututse, yamubwiye nabi, avuga ngo ntunci. Turagushimira Mana yacu nkuru, Mana iri hejuru ya byose, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, kandi no gukiranuka bifitwe nawe. Uri Data twese mwiza, uzinge nkeya zacu, ibyo dukwiye kugira ngo turinde Satani n'ushimwe. Gushimira none akanya keza k'ijambo ryawe. Mana, ijambo ni Yesu, iriya mbere na mbere hahozeho ijambo yari Imana, kandi ibyaremwe byose byaremwe nawe, muri we harimo ubugingo. Haleluya. Kandi ubwo bugingo wari umucyo w'abantu uvira mu mwijima, mwijima ntiwawumenya, ariko bamwe bakizera izina rye bose yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aho niho dukura iri jambo rivuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, naho twarikuye ni muri Yesu. Shimwa rero, hesha umugisha ijambo ryawe tugiye kuvuga, kandi abantu bose bazaryumva bazafashwe naryo ku bw'izina rya Yesu. Amen. Nitwa Mukashema Clementine, ndabasuhuje abakurikira irivuga ubutumwa ryo kuri Ruhuka TV. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Turasuhuza cyane aba bene data bakora kuri Ruhuka TV, Imana ibahe umugisha, tubateguye umwanya mwiza kugira ngo abantu bajye baruhukiramo. Ni intego nziza kandi rwose ni iyerekwa ryiza bagize, umwuka wera aracyakora kandi azamenya gukora. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umwuka wera azababwira n'ibyo ntababwiye. Niri ni hishurirwa ryavuye ku Mana, turabashimira kuko rifasha benshi, natwe ubwacu riradufasha. Imana ibahe umugisha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 11:28. Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, ko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Amen. Dushimye Imana cyane kubw'uyu mwanya mwiza tubonye kandi duhawe wo kuvuga iri jambo ry'Imana, kandi dushimiye cyane abaduhaye ikaze kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Dushimiye cyane rwose, nshimira cyane abantu bazanye iri koranabuhanga ryageze kure. Byari bigoye cyane, ubu hari abantu badafite ubushobozi bwo kujya mu rusengero, bari mu bihugu bitaremera kujya gusenga, ariko ariherera mu nzu akumva ijambo ry'Imana kuri YouTube. Mbese aba bantu Imana ibaha umugisha rwose, barakoze. Shimye Imana rero, aya magambo Imana iduhaye ni amagambo yavuzwe na Yesu. Ubundi iki gitabo cy'ubutumwa bune ndagikunda cyane, ubutumwa bune Matayo, Mariko, Ruka na Yohana, kuko usanga amagambo yivugira Yesu ubwe. Tuye twumva inzandiko zanditswe na Paulo, tukumva ibyo Mose yavuze, tukumva ibyo Dawidi yakoze bikadufasha, ariko cyane ibyo umwami wacu yavuze bidufasha kurushaho. Aya magambo rero cyane intego abantu bo muri Ruhuka TV bihaye bavuga ngo ruhuka, nyine baragera ikirenge mu cya Yesu. Yesu niwe wenyine wavuze iri jambo, atanga itangazo ku mugaragaro avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ubundi aha ku isi hari imiryango myinshi itegamiye kuri za leta irenganura abakozi, amakesi sosiyete arafasha abantu mu zabukuru,
ubwishingizi, za rama, ibintu nk'ibyo. Mbese hari imiryango myinshi mpuzamahanga ifasha abantu, ariko ni Yesu wenyine wavuze ngo abarushye n'abaremerewe niwe witeje indushyi. Ubundi abantu barushye, abantu b'incika, abantu babuze uko bagira, nta wundi muntu wabemera. Ni Yesu wabivuze, avuga ngo mwese atanga itangazo ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange njyewe ndabaruhura. Yesu ni karuhura. Hari umuririmbyi yavuze ngo Yesu niwe musa mbonyemo amahoro nifuzaga, yajyaga nyashaka sinyabone, nkasubiza umutima iteka. Yavuga ngo ariko none ubu ni Yesu mpaza wenyine, hari indi zina nemera, ko ubugingo n'umunezero bibonerwa muri we. Yesu rero turamushima ko ari karuhura, niwe uruhura indushyi. Hari abantu bababaye b'imfubyi cyane, umuntu ugasanga ntagira se, ntagira nyina, ntagira umwitaho, ntagira umuntu umureba rwose, ariko umuntu ndamugira inama cyane rwose yihuse, niyisangire Yesu. Yesu ni se w'imfubyi, umugabo w'abapfakazi, abesha batagira shinge na rugero. Yesu arera imfubyi zigakura, akazazishingira zikaba mu mazu zikayasaziramo. Yesu ni se w'indushyi zose, n'umenya abanyamibabaro, n'umenya batagira shinge na rugero, n'umenya abantu bagowe. Yesu ni mwiza, haleluya. Ni mwiza cyane, ntabwo nabona uko musobanura, mufiteho byinshi byo kumuvuga. Yagiye abana natwe tubabaye, yagiye tugira neza twihebye, yagiye dutabara byatuyobeye. Ni mwiza. Numva rero iri jambo twariganiraho tukabwirana ngo umuntu wese urushye, hari ibibazo ufite. Hari abantu basezerewe na muganga, habwiye ko bidashoboka rwose, avuga ati genda utegereze gupfa. Barwaye kanseri rwose zidakira, ariko Yesu yagiye abakiza. Yesu hari abantu yagiye agirira neza bari ahantu muri izore, ahantu bahawe akato. Hari umugore ngo yaramaze imyaka 12 arwaye umugongo, ngo ibintu bye bimarwa n'abaganga n'abavuzi, ariko ngo amenye ko Yesu ari bunyire mu nzira. Kandi mu Isiraheli cyarazira ko umuntu uri mu mihango, umuntu uri mugongo ko ajya mu bantu. Aravuga ati abayuda nemenye barantera amabuye, ariko nibashake banyice ndajya kwa Yesu. Agenda atite, kandi kuko nta mbaraga yari afite mu bishyikira uwo muntu, abona kugera kuri Yesu aciye kuri Matayo na Mariko. Birukanaga abantu badashaka banamwegera, bagendaga bamuporoteje kuko umugeraho bitanoroshye. Ngo yigira inama, arasesera, agendera munsi. Ndamureba cyane, agenda yunamye aca mu bantu bamukandagira, bamubyiga, bamukandagira ibirenge, bamukandagira amaboko, agenda yunamye akora ku ncunda y'imyenda ya Yesu. Ngo akimukoraho Yesu ni karuhura, ngo ahita aruhuka, ngo akira icyago cye kimuvamo. Niba hari byakugoye, wowe wabuze amahoro, wowe urushye usanga Yesu. Muri iyi myaka hari ibibazo bikomeye byo kwiyahura, ugasanga umwana w'imyaka 18 ariyahuye, umwana w'imyaka 30 ariyahuye, umuntu w'imyaka 50 ariyahuye. Nta yindi mpamvu, abantu bararushye, babuze umuntu baruhura. Kandi buriya amafaranga ntiyakuruhura, umugabo ntiyakuruhura, umugore ntiyakuruhura, abana babyeyi ntibakuruhura. Nta wundi karuhura tugira, nta wundi waruhura imitima yacu, ni Yesu. Ubu hari abadogiteri bavura imitima, bakadusanasana iminsi ikicuma, baranayibaga, ariko nta wabaga intimba, ntawagera ku mubabaro wawe. Ni Yesu wenyine. Umuntu wese ubabaye, umuntu wese urushye, nta wundi muruhura, ni Yesu. Kabinginga rero, yewe urushye, yewe ubabaye, yewe uremerewe, wizere kwa Yesu. Yesu niwe wavuze ngo abarushye n'abaremerewe munsange ndabaruhura. Niwe wenyine, niwe yaravuze ngo kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mitima. Kandi rwose ni umugwaneza, aroroshye. Muribuka Yesu ageze ku kidendezi cya Bedesida, hasanga wa muntu wari umaze imyaka 38. Yesu yoroheje mu mutima, amubonye aramumenya, amugirira imbabazi, agiye kumukiza. Aramubwira ngo yewe murwayi, urashaka gukira? Akumusubiza ngo ndashaka gukira. Yaramututse, yamubwiye nabi, avuga ngo ntunshinyagurire, nkiriki ngira umuntu. Abafite ababo marayika yaje babakira mu mazi, ngiye singira umuntu. Bibiliya ivuga biki? Ariko buriya yaramututse ati uri umushinyaguzi, nshaka gukira nzakizwa n'iki? Ariko Yesu tumva amagambo y'abantu bacanganyikiwe. Yesu utita ku bitutsi by'aba. Hari abantu bamutuka, abantu bavuga amagambo menshi, ariko ntago Yesu ajya byitaho abazi icyo ari bukore. Ntabwo yamusubije ikindi, yamwe ngo byuka wikorera uburi bwawe wigendere. Yesu ni karuhura. Yesu niwe wenyine wakuruhura, atitaye ku magambo menshi wavuze, atitaye ku byakugoye. Yesu ni karuhura. Ndabararikira ngo abarushye n'abaremerewe muze umusange, arabaruhura. Kandi ababuze uko bagira, ababuze uko bakwifata, ababuze igisubizo, abo byayobeye mwese,
nimwizere kwa Yesu ntago ajya ashirirwa. Abantu bajya baduha amasezerano ntibayasohoze, muravuga ati nzagufasha, nzakwishyurira ishuri, akagukira no mu ishuri akagutangiza ishuri umugira neza, ariko wagera hagati agashirirwa akavuga ati byananiye igendere cyangwa se agapfa. Ariko Yesu ntajya apfa kandi ntago ajya ashirirwa, iyo atangiye umurimo muri twebwe aranawusohoza, yitwa akaruhura. Numva rero ariyo magambo nari mfite umunsi kubabwira abarushye n'abaremerewe, ni muzi kwa Yesu abaruhure. Kandi rwose mwagize iyerekwa ryiza ribwira abantu ko barushye, kandi koko turarushye, isi iraturuhije, abantu bararushye, dukeneye kuruhukira muri Yesu. Ariko muri Yesu niho turuhukira, niba uri muri Yesu neza rero gumamo. Haleluya. Numva ariyo magambo nari mfite umwanya yo kubabwira ngo nimuze kwa Yesu abaruhure, abaruhijwe n'ibyaha, abaruhijwe n'ibyago, abaruhijwe n'imibabaro. Yesu akiza ibyaha kandi agakiza n'intimba. Nimuze kwa Yesu abaruhure. Amena. Turagushimira Yesu, wowe muganga w'imitima n'imibiri, wowe wishyizeho intimba zacu, wowe wishyizeho imibabaro yacu, wowe watwemeye turi babi ukatubwira ngo tuze turuhure. Ndakwinginze ngo abantu bose barushye, abantu bose bababaye, ababuze uko bagira, abo bose basanga baruhure. Abagiye kwiyahura, babandi bari mu mayira abiri rwose ubasange, babandi babuze uko bagira ubasange. Usure abantu bawe mu mwanya, usure abantu bawe ku mpande enye z'isi, usure abanyamibabaro Yesu, usure impfusha, usure imfungwa, usure abakene, usure impunzi, usure abazerera mu mashyamba, usure ari kuraswaho amasasu uyu mwanya, usure abantu bo muri Ukraine babuze uko bagira, ziranzira akarengane uzisure, usure abantu bose bababaye Mana. Ni wowe wenyine wishingiye indushyi, ni wowe wishingiye ingorwa, ni wowe umenya imitima ibabaye, ni wowe wenyine, ni wowe ufite umuti womora ibikomere byacu. Ngaho twomore ku bw'izina rya Yesu. Amen.